berekeza muri ya mihanda y'ibitaka. Abantu bavuye Shyorongi barebaga umukino wabo wa kabiri, wa mbere wahuje Gasogi na APR, undi wabaga ku munsi w'ejo wahuje Gorilla ndetse n'ikipe ya APR, banganya ibitego 2-2. Hari abakinnyi bagiye bitwara neza, hari uko ikipe ya Gorilla ihagaze, hari uko APR ihagaze. Rugaju dukoresheje iminota nk'icumi twabiba tubivuyemo, tuganire byose bishoboka. Gusa icyo abantu bose bageze Shyorongi kuri stade Kirenga bahuriza nuko APR ngo yaguze umukinnyi bita Merida ngo nakandari. Sinzi niba na Rugaju umutoza ariko yabibonye ku munsi w'ejo. Ariko Rugaju yari match ya kabiri, umutoza n'ubundi yavuga ko agomba gukomeza kugenda ahindura kugira ngo azabanze amenye 11 beza cyane afite. Nejo n'ubundi hari abanjemo impinduka mu ikipe ya APR cyane. Akoze cyane, nyemerera rwose mbinyuremo nihuta kandi iminota yawe turayikoresha uko ubivuze. Nyemerera mbanze nshimire, mpereze umwanya nkoresha iyo opportunité, nshimire ubuyobozi bwa Gorilla, nshimire n'umutoza byihariye Arekirasa. Kwizigira buri muntu wese abafite leve, afite inzozi, abafite intumbero, afite icyo ashaka, afite aho ashaka kugera. Nakuze rero ndi umuntu ureba APR pe. Kuva ndi umwana, papa watonuriya muvugizi wa APR atujyana tukajya kuri Atize, akatujyana ku mamace, narayirebye bihagije ndi muto. Noneho ejo kwisanga ndi kuri touchline, ndi kuba nimenyereza umwuga, ariko ku ikipe yo ku rwego nka APR nshobora kuba ndi kugira uruhare mu kugira ngo tuyizibire cyangwa se tuyitsinde. Ni ikintu nkesha Kirasa, ndamushimiye cyane. Izo ndabyo rwose azazihorana mu mutima wanjye no mu buzima bwanjye, kuko hari tafari rikomeye ashyize kuri kariyeri yanjye nk'umunyamakuru, kuko ari kunyigisha uko basesengura n'uko bakora neza iby'umupira, kuko ntibawusesengura utawumva, ndetse nk'umutoza ari kumfasha. So ndashimira rero na Haji, umuyobozi wa Gorilla, nukuri Imana ibampere umugisha. Ubwo ndashimira n'abandi dukorana muri Gorilla aho ndi kwimenyereza. Ibyo birumvikanye. Ikipe ya APR FC 11 bayo bagororotse bazaba ari ikipe ikomeye. Icyo cyo abantu bakitege. Nta n'ikipe kugeza kuri ubu mu Rwanda uko ziri kwiyubaka yaba ifite 11 kibuje beza nka APR. Ikintu cya mbere APR ikomeyeho twahuye nacyo ku munsi w'ejo nka Gorilla giteye ubwoba. APR ifite mediane, umuntu uzaza nabi izajya imupasura. Uyu mwana w'umunyarwanda witwa Pasi ntabwo mbona agifite iminsi myinshi upgrade nka natazamura urwego, kuko yakwicaza umuntu yitwa Dauda ni magicien. Dauda ni ibintu bibi cyane. Dauda kana afite gukosora gusa, nakantu ko kuba ajya kina kanyuzamo akigira imbere cyane, nagira ka discipline tactique gusa. Dauda gatandatu azayikina pe. Dauda ameze neza, Dauda ni urwembe, Dauda aracyaye, Dauda yarasimbuye agira iminota myiza pe, yagize match nziza cyane. Ifite Ruboneka ku 8. Ruboneka tuzi wakleti ari match uzi wari wabona mbi ya Dauda, nuko yagera wa mugani nibazo byo kurwana. Dauda ntago ari umukinnyi mubi at all, ntago ari umukinnyi mubi. Wareba Ruboneka ku 8 n'akazi tuza akora, ikipe ifite umupira nita ufite uburyo yiruka, travail ya Ruboneka ifite umediateri mwiza nka Ruboneka. Kwizigira yabikomojeho, avuga nimero 8 mu mugongo niyo yambara, ariko agakina nka nimero 10. Mu Rwanda usibye umukinnyi hayiruka witwa Eritier Luvumbu Nzinga, ndabikora nka declaration ndahubukiye. Umukinnyi yaruka mu Rwanda uri ku rwego rwa Memeridaho ni Nzinga wenyine. Luvumbu Memeri ni ibibazo. Ejo iminota ya mbere badukubise igitego ku mupira w'umuterekano we, turagombora badukubita ikindi amadosiye. Leta tuvuga tuti ibi bintu biteye ubwoba. Umutoza Arekirasa nk'umutakticien aravuga ati umuntu agomba kugira umuntu umumarika, bikaba man to man marking. Tumwoherezaho umuhungu witwa Busquets barakina, nyuma tumwoherezaho kapiteni Victor
baramukina ariko still aba ari threat ikomeye cyane kandi mufite umuntu uri kumugendaho utari gukora ikintu usibye gukina nawe gusa. Uyu musore afite karite 3 zikomeye kwizigira. Ikintu cya mbere afite arusha abakinnyi bose nicyo bita intelligence, ahantu hagarara mu kibuga, icyo bita kwipositiona, kuvuga ngo position yanjye ndaba ndi hehe mu gihe barira ahantu runaka. Ntajya ajya muri bya abakinnyi benshi muri Afrika usanga bicucitse ahantu bariri bose bagiye kuhirunga. Ntashobora tushobora kumubona ahantu bariri kurwanirwa abantu bane bari kwirwaniraho. Biriya usanga umurenga afite umupira ugasanga n'umuhinga yamukurikiye ugasanga n'umwatakaje kuri iyo kuruwari ahita yizira akaza inyuma ya box akabategereza muri ku ruhande. Murwane muyirwanire mukubitane, nituyibona mukayikuraho muyimpereze. Azi kwidemarika, azi gukora ikintu cyitwa kuba wenyine pe. Icyo kintu afite ubwenge bw'umupira, azi guhagarara icya kabiri. Uyu musore ari quick mu byemezo bye, yaba ari ukudriving umupira, yaba ari ukwikuraho umupira. Donc ikintu cyitwa execution ni ikintu kigora abakinnyi benshi. Twese buriya muri abana nimusubira mu bwana bwacu, umupira icyo kuwukoresha turagitekereza ariko kugikora tugatinda, tugira delay. Ngaha aho tutabereye abakinnyi kwizigira biriya bintu watekereza ugiye gushota imbere muri karere, ukabitekereza ariko ukabikora bishoti ukabanza ugasusumira. Ubwonko burabishaka ariko umubiri kajugumira ntubikwemerera. ahubwo urabona ari ukuntu umuntu atekereza icyo gukora yabonye umupira. Ahubwo abakinnyi nka bariya b'abahanga watekereza icyo gukora atarabona n'uwo mupira. Byombi birimo, hari gusikana ugatekereza before icyo gukoresha baro, ariko hari no kuba kugezeho noneho kugeraho execution gatinda. Umva ngubwire execution igitinde Rene. Reka ngusobanura akantu kamwe. Niba rutanze urugero kuri Ruvumu, n'ubu iyo image yanze kumva mu maso urugambura. Twari mutorogeza match Bugesera ari saa 6 z'amanywa. Wowe bita Eritier Ruvumu Nzinga yazamuye umupira wohereza Sugira Ernest, acyubona Sugira yatekereje ndawushota, ndabanza ngufunge, aradigadiga itagwa muri file, umupira utahanze. Nzinga itabwira Bukaza ati simbozo nkuramo sinakirana n'umuntu umeze ntabwo byakunda, ntabwo nakomeza kudistribute aho nkubwira umupira ukikugezeho execution igiye gusikana ikibuga gushyira mu bikorwa icyo wari watekereje. Reka mvuga ko wanagitekereje kare ariko kugishyira mu bikorwa nyine kugikora mu buryo hatabamo delay ni ikintu masteringa pe. Umva arihuta muri decision ze kandi cyiza akazigeraho. Donc niba atekereje guterura baraka yijugunya ari baro ndende cyane arayitanga iyo transversal igere ku muntu ayihaye. Niba yisemo kuvuga ngo reka nyine inde n'umuntu mpite ni deplace ngere hano ahita yinsubiza, arabikora ku buryo ayiguha yagezeyo. Nyine ibintu bye biri quick. Donc uzi iki kintu abakinnyi bo muri Afrika ubundi muri rusange impamvu na championnat yacu Rugangura bajya bavuga ngo Rugangura ngo aryoshya championnat ngo ariko ngo nta kintu kirimo. Ujya mva ritime yogerezaho kugira ngo byibura abantu batarambirwa kuri radio. Kuvuga samuka reka passe hata nawe arabizi ko atari ko babimeze ariko ntiyakogeza uko babimeze abijyanye uko babimeze ndimo kureba muri Sudi bareka turebe ngo Kremara ufunze ngo uhaye Yunusu ngo arawurengeje ngo Yunusu ngo uhaye ngo Claude ngo umupira urenze ngo reka barengure turebe. Esuwe byaba nko kureba muri Sudi. Abo bakinnyi rero biburaye ikintu barusha abandi no mu myitozo icyo bita drills yo bari kuzikora Axel ni vuba ibintu byabo baro bayihumeka bayisensinga. Uno mwana ni inshuti ya baro nta bya bindi ngo yimengo nyifunge bira byabanuka ngo manze nkate ngo mbone espace ndakatishwa niki. Niba ari progression pass ndabizi yuko niba hari umuntu imbere yanjye ndayiterura nyijugunye nyohereza umuntu yagiye si ngombwa ko nkunyuraho. Nimbona wamfunze n'ahantu nanyura agukwita pireri rimwe kabiri agenda. Ejo yaratugoye mbona umukinnyi afite imbaraga z'umubiri ariko ikintu noneho muri qualité technique afite kurusha ibindi byose uyu muhungu azi gutanga passe pe. Ikintu cyitwa passe ejo yaduteruyemo baro. Wabonye Nigeria igitego atsinze Amavubi cyambere cya Victor Osimhen ejo bundi hano terike neza ku frimeze kuri cyara idashirenga aba defense rirazita igera ku kirenge neza cya Mamadou Sa itakora tape na kera mwizamu. Umuntu witwa Musa Omar murebe kuri page ya APR kuri Instagram murebe kuri page ya Instagram akantu Musa Omar muzakamukosore marakaje rwose abubona ko arangaye mukuntu agomba kugakora kandi n'umusore muremure ufite taye nziza impere miterekano yote kugira ngo kugakora yote yego agomba kugakora. Dao muze kureba kuri page ya Instagram ya APR gutera no kufura hariho amafoto 3
urebe ukuntu aya menyo yo mu kijigo warebaho n'ubu ngubu kuri page ya Instagram amafoto 3 ya Memerida bashyizeho urebe iryinyo ry'ikijigo iyo agiye gutera umupira hari ukuntu asa n'uhekenya ururimi hanyuma ibi bijigo zo bitimbekenye bikagenda bikirega imitsi kirega aguteruramo baro kugira ngo bakurashemo bombo uyu mukinnyi azi gukina pe rutahizamu wa APR ni mwiza Togwi ariko biragaragara ko harimo manque y'imikino afite imikino mike mu maguru biragaragara wakletiye rwose urabona ko iracyakeneyemo izindi match gusa hamwe rero si ariko Mamadusi azawukina hamwe Mamadusi rero abuze umuntu umupase bigira ibitego bitatu yari yarabuze umupase uzimpamvu si biri kumuryohereza muri no mikino yewe uriya mutipe niwe uriya mukinnyi ndamukunda pe kandi ku mugoroba nabonaga ari we tipike ntabwo ndamureba ntabwo William Togwi ndamureba ariko ngiye kuva na kera mu maguru we nabonaga Togwi uri ku icyenda yasa nk'uhengamiye no mufana wa Mamadusi ariko si kuri efficacité no mufana wa Mamadusi hari ukuntu wabonaga uburyo bw'imikiniro bwa Badarkonovic bwamubuzaga gukina ibintu bye bakamwohereza imbere n'umwata kumwe rukumbi aracyari umwana akajarajara bakamuzengurutsa akirukanka akagera igihe agamagara bagenzi bati mwari mukafasha ariko kuri passe za Dawu ndinda umuntu witwa Togwi mwiza ndinda Togwi uri kumuhungu wanjye uwo bita kuri Mamadusi agomba kuryataka ariko Mamadou impamvu nono nk'akazi off the ball ni umukinnyi ugoye biriya bintu byo gupressinga uriya mutoza arababwiye ngo mujye mukoresha 40 seconde mwe mwareka ipeba uriya mutoza yarabwiye ngo mugomba kuzajya mukina neza terike kuri ya Paris Saint-Germain mikino donc niyo reference abaha nubango kuko Gorilla babizi ko ari ikipe ikina cyane bitandukanye n'izindi kipe nyinshi zo mu Rwanda ni nazo ndabyo za Kirasa yego Kirasa n'umutoza w'umuhanga pe arakubwira ngo sinshaka ibintu igomba gutangirira inyuma we gadi hereze ka Yezu cyangwa hereze Omar cyangwa Didier muri defense cyangwa hereze umumediateri wacu niba yasohotse wenda kapiteni Victor akaza kuyisabira inyuma yimupase kuri ligne ya mbere ya defense tuyisohore neza noneho ikiza rero ubu ngubu yaba Memerida yaba Ruboneka yaba na Mamadusi iyo barimo bahita gupressinga ari batatu kuri ligne ya mbere gutya ku buryo iyo travail of the ball irabafasha cyane noneho twebwe ukuntu twakinaga twasohoraga umupira twamara kuwugezamo hagati noneho travail umuntu bita Mosengo Tansere niwe tugiye kujyaho twasohoraga umupira tukawucisha mu mpande n'abakinnyi banyu barimo ba Frank n'abandi twageze umupira ku ruhande nyine mu mpande kuko urumva iyo bapressinze nka babiri baziye rimwe mu defenseur central ugomba guhungisha baro ujyana ku ruhande niko bigenda nubundi aguforsa nyine kwikina ku ruhande ibyo twakinaga nabo nibyo bakinaga natwe twara pressingaga nabo baro bakayijyana ku ruhande kuki bajyana baro ku ruhande ubundi muri coaching bakubwira ko abakinnyi 10 bakina imbere kwemo umutoza amina umuzamu abakinnyi 10 bakina imbere yego abakinnyi 10 bakina imbere batandatu baba bari hagati mu kibuga aba defenseur central babiri nimero 6 nimero 8 na nimero 10 abo si batanu kongera utayizamu nimero 9 no kuvuga ngo hari amaguru 12 hagati nk'ururiya iyo mvuze hagati no kuva ku izamu rimwe ugera kuri indi ariko mo hagati wongeramo rero wowe ufite batandatu no opponent afite batandatu ubwo n'abakinnyi 12 bari kurwanira aho hagati urimo urabibona aba defenseur na mediateur n'abataka kongeraho amaguru yabo buriya mu mupira ntabwo twebwe tubara icyo bita imibiri tubara amaguru ubwo ni football twebwe tubara amaguru ni foot sinzi ni uri kumva muri coaching twako tubyumva twe ntitubara ngo hari umuntu tubara amaguru ahari cyane iyo rero tubaza amaguru ya opponent atandatu tubara amaguru 12 tugiye guhangana nayo tugahungisha baro tukayajyana ku maguru abiri yo ku ruhande y'umudefenseur twashyiraho mu wingu uza kumubakinga kuri yo couloir tukabara amaguru 4 aho guhangana na amaguru 12 ndahangana n'amaguru 4 yo kuri yo couloir reka jyane yo baro urimo urayibona birumvikana sasa ikintu cyari gihari rero ku munsi w'ejo iyi kipe ya AP yarapressingaga neza pe yarapressingaga nabonye travail y'umutoza azi gutoza nyine uburyo babikora hari ukuntu nyine ukabona birakunze hanyuma ikindi wenda nubwo bahuye n'umukinnyi w'umuhanga ku giti cye Tansere Rayon Sport hano yitonde Rayon Sport abakinnyi mwaguze bidakunze Tansere Garjo yararikoze ari ibara ry'ishyano ryaraguye mu buhanga bwa Alain Kirasa na Gorilla wenda ntari butinde kuko rero nari ndimo cyo twe tuvuga gusa nuko twanganyije ntago turi Gasogi rwose abantu banabimenye ntago Gorilla level yizo za Gasogi muramenye rero
Tansere yabonye weakness ziri muri APR, twanatanze recommendation. APR nta muzamu musimbura ifite, ntawe pe rwose. umuzamu Adolphe wenda kufra ntayumva pe, wenda ira kufra Tansere ariko munsi, igitego cya Frank, ariko igitego cya kane iriya baro kwirekura gutya, nanyo mwamateri sinabikora. urumva kwizigira yari umupira muri surface reba ukuntu akawugarura muri penalty, akamera nk'udashye. aho yawugaruye muri penalty, urumva yawugaruye muri penalty. Tansere yamuteye kufra, Tansere yamuteye kufra ku gitego cya kabiri nabwo yamuteye kufra, arayikubita yishyira muri corner. Bajya gutera ya corner barayitera, APR ikuraho baro, APR ikuyeho baro iragaruka. Tansere yari yagiye gutera, yari yagarutse inyuma gato ya box kuko APR yari yakiriyarinze, iyo baro arayifata arayikata nka cross ari ku ruhande, ashaka guhereza abakinnyi bacu bakiri muri box ngo batsindishe umutwe. Muri kwa kwikata abakinnyi baracyari muri box, aho kugira ngo umuzamu APR baro ayikubite bipfunsa ay box ijye kure, yayikuyemo nka kwa kundi ukuramo penalty. Urabona kwa kundi utaga ibiganza uri gukuramo penalty, kwa kundi uvuga gusa ati yikubite mu za penalty nabwo zo muri knockout, abona penalty yo muri match. Uziko no muri match bagusaba kwikubita wijyana kure, yayikuyemo nka kwa kundi usevinga penalty yo mu gukuranwa, yateze ibiganza gusa, baro yikubitamo isanga Frank agihagaze muri box atayitsinda. Kuko izamu rya APR ridakomeye, APR ishaka umuzamu, ariko dusoza 11 bayo ngo bagororotse, Pierre azajya bari mu izamu. Kabiri Nomborenga, gatatu ni Claude. Umutima wa defense haracyarimo ikibazo kuri Yunus. Yunus umwana wa mama mukore cyane, Clement we ntashidikanywa, ariko Yunus ngo haracyarimo bato. Umutoza ari kuvuga ati ikintu cya Suwane ntago gihubuka, ati ikintu kiratuje, aho hantu haracyarimo akantu. Yunus azajya abona match nega biroroshye. Yunus azajya akina match za Rutsiro, za Gasogi, za izi match gatandatu ni Dauda, umunani ni Ruboneka, 10 ni Memerida. Reka Sekiganda waje baramubaza amavuze ubu ejo bundi ngo bamukozeho mu mfundiko abayagiye ameze nka nuze nka wa undi witwa Nidafe. Azajya ntabwo yakora kuri Dauda bro. Dauda niyo mureba, Dauda Sekiganda nta nabwo yakwicaza pass, abantu b'abagande cyane rwose ubu muri APR biyisezo ntabwo imbere bimeze imbere impande na uruhande. Umuntu yitwa Barafinda mbikugiriyemo inama hakiri kare, umutoza arimo arashima Haji cyane. Haji yaravuze ati umwana afite intelligence ntarinze, ejo yamushyizemo aratugora. Coach match irangiye yaraje coach wa APR aramuhobera aramufelicita. None igihe tangaje nje ahantu naboneye ko Haji ari n'umukinnyi wa danje, abantu bose baravuga bati noneho Wakleti ukuntu akorana no tudafite umupira, uzi ukuntu agira imbaraga. Hanyuma urundi ruhande arazwi ni Maestro Watara, ni Kizema wabwe ngo ni kihuta ariko kiteye ubwo, ariko rutahizamu rero Rugango aravuga ati nge neryame kuri William muto rwose, si rwose sinabugira abapaseri beza azakina ibitego. Uriya mwana azi umupira ko nabonye ahubwo se bashobora kuzakina na Rugaju, afite umwuka. William Togwina na bagihuriyemo nyine biriya no kugerageza, ntago yakwica wingimo, ntago yabishobora. Ntago APR yakina 4-4-2. wanzuye ndese wanzuye ndi mbere ndi kuri Togo, ariko abavandimwe banganjije ubwo twagiye Rusenyi. Kuri Kazungu arakubwira ati 11